Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe dusanzwe tubana turagusuhuje cyane kuko uri uw'agaciro gakomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wahariwe wo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Iron. Muri iyi video turaza kurebera hamwe inkomoko y'iri zina, turebe ibiriranga, ubusobanuro bwaryo, ibyo Iron yanga n'ibyo akunda, ndetse ntitwagenda tutababwiye mu rukundo uko bihagaze. Nk'ibisanzwe rero njye tugiye kubana muri iki kiganiro, ndi Mizero Felix. Uhawe ikaze. Izina Iron rifite inkomoko mu ndimi zitandukanye, cyane cyane mu Barabu, aho risobanura urumuri cyangwa ubuzima. Mu gihe runaka kandi rikoreshwa mu Bahindu no mu Basomali, aho rifite ibisobanuro bifitanye isano no kumurika, kumenyekana cyangwa kugira icyerekezo. Dore rero ibisobanuro nyakuri by'izina Iron. Iron bisobanura urumuri rutanga icyerekezo cyangwa uzana icyizere mu buzima. Ni izina rihabwa umuntu ugaragara nk'ufite impano yihariye, ubuhanga ndetse n'ubuzima bujyanye no kuyobora abandi mu nzira nziza. Dore rero ibiranga Iron. Umuntu witwa Iron akunze kurangwa n'ibi ngibi bikurikira: gukunda amahoro n'ubwumvikane, kuba intwari mu bitekerezo, akunda gutekereza cyane mbere yo gufata umwanzuro. Ni inyangamugayo kandi yizewe, afite ubushobozi n'ubwenge buhebuje, kandi agira igitekerezo n'intego mu buzima. Dore rero ibyo Iron akunda: akunda gufasha abandi no kubashyigikira, gukora ibintu bifite akamaro cyangwa bifite intego ndende. Akunda umutuzo n'ahantu hatuje, kwiga ibintu bishya no gukura mu bitekerezo. Nubwo rero Iron hari ibyo akunda, gusa hari ibimubangamira mu buzima. Yanga kubeshywa cyangwa kubura ukuri, akajagari n'abantu badashyira ibintu ku murongo, guhutazwa cyangwa gutereranwa, ibiganiro bitagira aho biganisha cyangwa ubwirasi. Dore rero mu rukundo uko bimeze: Iron ni umuntu wimbitse mu rukundo, udakunda ibintu by'amarangamutima y'igihe gito. Akunda umuntu mwumva, umushyigikira kandi umuha amahoro yo mu mutima. Iyo yizeye uwo bari kumwe, aba umunyakuri, agakunda byimazeyo kandi agaharanira iterambere ry'urukundo rwabo. Iron rero ni urumuri mu buzima bwabo ahuye nabo. Ni umuntu utanga icyizere, agakunda gukemura ibibazo aho kubitera, kandi arakundwa kubera umutuzo we n'imico ye myiza. Gusa nanone iyi video niba wayikunze, wabitwereka ubinyujije mu gukanda like, kandi niba wifuza ko nawe twagusobanurira izina ryawe, uze kutwandikira muri comment cyangwa se kuri WhatsApp tuzare gusobanurire. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye cyane wowe twari kumwe, urarikiye gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Ni nuko rero dusoje, ari nako tugushimira cyane wowe twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, Imana ibarinde.